Muraho neza, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza kandi niba utameze neza wihangane ukomere, Imana iri kumwe nawe. Ibihe ntibisa ariko Imana yacu iradukunda cyane, buri kintu cyose kikubaho kiba kiri mu mugambi w'Imana. Haleluya! Nshimiye buri muntu wese wampaye komenti ko ikiganiro cyatambutse, ikiganiro cyabanje. Nishimiye ukuntu mwagikunze, nishimiye komenti zanyu, nishimiye ukuntu mwacyakiye. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo nziza. Abadamu mumeze mute? Uyu munsi nje kubabwira inkuru ese wari uzi ko burya habaho abagore 4 mu rugamba rw'iterambere? Ntujye kure. Niba uzi ko uri umudamu, niba uzi ko uri umukobwa, niba uzi ko uri umugabo, niba uzi ko uri umusore, niba uri umugabo icara wumve umugore mubana. Ese ni umugore ki? Umugore mubana ko tumaze kubona ko habaho abagore 4. Tubonye ko hari abagore 4 mu rugamba rw'iterambere. Muri abo bagore 4 uratekereza umugore wawe ari wowe? Ni uwa mbere, ni uwa kabiri, ni uwa gatatu, ni uwa 4? Ntujye kure, iki kiganiro cyumva ikirangize. Ni ikiganiro kirimo ukuri kandi nawe mudamu, nawe mukobwa, niwumva abo bagore 4 urareba icyiciro urimo. Urabona niba uri mu cyiciro cya mbere, niba uri mu cyiciro cya kabiri, niba uri mu cyiciro cya gatatu, niba uri mu cyiciro cya 4. Tukiri aho mukore kuri subscribe. Abasheri, gukanda kuri subscribe nta mutima mubi, nta n'iminota bitwara, nta n'amasegonda bitwara. Kandaho sheri wanjye, kandaho unshyigikire, bimpe imbaraga. Nimubona ko buri munsi ngiye kujya mbaha ikiganiro, mba nkeneye support yanyu, mba nkeneye message nziza zanyu. Ndabinginze, ndagusabye, kanda subscribe. Niba ikiganiro kikunejeje, uhereze n'umushuti wawe nawe akore subscribe, umuhe share akibone, like and comment. Sibyo? Ni mwe nizeye, support yanyu izangeza kure cyane hashoboka, kandi ni ukuri si kera cyane, ni vuba aha ngaha tukabigeraho. Abantu bakoze subscribe nyuma y'ikiganiro nakoze umunsi w'ejo, Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Narabibonye, byaranejeje. Nzabagurira akabombo nzabagurira bombo pe, mwanejeje umutima wanjye. Abagore 4 mu rugamba rw'iterambere. Umugore wa mbere ni umugore uhirimbanira iterambere ry'urugo rwe kugeza ashaje, akunganira umugabo we muri byose. Rimwe na rimwe hari n'ubwo usanga arusha umugabo guteza imbere urugo. Bene nk'uyu abakuru bamwita mutima w'urugo. Mbega umugore unejeje, umugore uhirimbanira iterambere ry'urugo rwe. Niba uri uyu mugore, niba uri uyu mudamu, ni ukuri ntewe ishema nawe. Ndanezerewe cyane ku bwawe. Uzi umugore ukunda urugo, akarwitaho, agashakisha amafaranga, ntatuze, agahirimbana kugira ngo urugo rwe rutere imbere, afashe umugabo. Yewe ugasanga n'uwo mudamu arusha umugabo kuba yagira ibintu yinjiza mu rugo. Mbega ukuntu unezerewe, mbega ukuntu binejeje. Niba uri uyu mudamu, wikubite mu gituza uvuge ngo ndi umudamu, ndi umugore w'umutima. Niba uri umugabo ukaba ufite umugore umeze gutya, umugore ukubaha,
umugore ugukunda, umugore ukunda umurimo, umugore ukora uko ashoboye kose kugira ngo urugo rwe rutere imbere, akagufasha akakunganira, aho ucitse intege akagufasha akakuzamura. Umugore, uwo mugabo ahari ufite uwo mugore arimo arumva ibyo mvuga, arimo arumva uwo mugore ndi kuvuga ari nde. Wa mudamu we, komerezaho, uri uw'agaciro, uri uw'agaciro mu rugo rwawe, uri uw'agaciro ku mugabo wawe, uri uw'agaciro kuri famiye yawe, uri uw'agaciro ku bana bawe. Iyo uri umugore w'umutima uba n'umubyeyi mwiza, ni ukuri uyu mugore tumwigireho atubere icyitegererezo. Tugiye kumva undi mugore wa kabiri, ariko wa mugabo we, niba ufite uyu mugore ubishoboye wamwicaza ahantu ukamushimira kubera ko waratomboye. Uzi kuba ufite umugore w'umutima? Erega burya kurusha umugore aba akurusha n'urugo. Umugore wa kabiri ni umugore udafite iby'iterambere rifatika azanira urugo, ariko uzi gusigasira ibyo umugabo ageza mu rugo, ibyo umugabo azanye mu rugo akabisigasira, akabibungabunga, ntatume hari n'igikwasi kigwa hasi. Simfite izina bamwita. Uyu mugore yubahwe, umugore ubungabunga ibyo umugabo azanye. Sitoke bayikora mu kwezi ntabe yayimaze mu cyumweru, akaba ari umugore uzi kwita ku bintu. Umugabo ku buryo ahaha ibintu akaba azi ko uwo mugore arabibungabunga akabisigasira bikamara igihe byakagenwe. Umugore udasesagura, umugore utagira inyiramugi iyo bigiye. Umugore nk'uwo uzi gusigasira ibyazanwe n'umutware wamugereranya nande? Uwo mugore simfite izina bamwita. Tugiye kumva umugore wa gatatu. Uyu mugore wa gatatu, ese ni mugore umeze gute? Ese ni muntu ki? Ese wowe ntufite amatsiko yo kumva umugore wa gatatu ari muntu ki? Wowe wumva iki kiganiro ko tumaze kuvuga ubwoko bw'abagore babiri, tumaze kuvuga uko abagore babiri bateye muri uru rugamba rw'iterambere, wumvise uri mu kihe cyiciro? Niba utariyumva, tega amatwi wumve icyiciro cya gatatu. Umugore wa gatatu ni umugore utazi icyo akwiye gukorera urugo rwe, ahubwo agahora arutura hasi, aruhondagura ku bikuta. Bene iyo usanga ahora acukura ibyobo, imishinga idasobanutse, bimira icyakabaye umutungo n'iterambere ry'urugo rwe. Uyu mugore simfite izina wamwita. Niba uri umugore utazi icyo ukwiye gukorera urugo rwawe, ni ukuri nyemerera munenge, nyemerera mugaye. Nene se niba uri mu rugo utazi icyo ukwiye gukorera urugo rwawe, uri mugore nyabaki? Ntuntere amabuye cyangwa ngo unyumve nabi, ariko se wa mugore we, ntuzi icyo ukwiye gukorera urugo rwawe? Imishinga idasobanutse, ya yindi isohora amafaranga ntigire ayo yinjiza. Ntiwitaye ku mvune n'icyuya umugabo yagize kugira ngo abone n'ayo mafaranga. Ibyawe wumva ari ukuyaterera inyoni, ntibikureba. Waje mu rugo uje gushaka, ahari uzi ko uje kurongorwa gusa. Nshuti yanjye, ntabwo umugore agizwe no kurongorwa gusa, hari ibibyunganira. Uhereye ku ngingo yo hejuru, tugahera ku mugore wa mbere tukagera ku mugore wa kabiri. Niba uri uyu mugore wa gatatu ukora ibi bintu utazi icyo ukwiye gukorera urugo rwawe, rebera ku bagore navuze ruguru. Umugore wa mbere umwigireho, umugore wa kabiri umwigireho,
ni ukuri byashoboka ko wahinduka, byashoboka ko wahindura byinshi mu rugo rwawe, byashoboka ko wahindura byinshi ku rushako rwawe. Ni ukuri hinduka, hinduka utekereze kure. Koko birakwiye umwana ufite umwana uzabyara, umubyeyi wakubyaye akakonsa, ni irihe shema umuhesheje? Niba umuntu ashobora kwicara, umugabo akicara akavuga ko uri umugore utazi icyo gukorera urugo rwe, akavuga ko uyu mugore uhora usanga yacukura ibyobo bimira icyakabaye umutungo n'iterambere ry'urugo rwe. Niba uri uyu mugore ukaba utuma urugo rwawe rudatera imbere, nshuti yanjye, mbabarira. Ikiganiro cyatambutse navuze ko bishoboka ko wagira urugo rwiza ubigizemo uruhare, nanjye nkabigiramo uruhare. Ese uwo mubana amahoro ni ayahe afite? Afite ayahe mahoro ajya gukora wowe yazana ugasesagura? Niba uri uyu mugore, usenge cyane, wigire kuri bagenzi bawe b'abagore b'umutima, uhinduke kuko birashoboka. Njye nemera ko iyo umuntu yafashe icyemezo agahinduka ari we wabyihitiyemo, agahinduka ku bwe, bigenda neza. Ntawaguhindura ariko wifata icyemezo cyo guhinduka. Tumaze kuvuga abagore 3 muri uru rugamba rw'iterambere. Ese wowe uratekereza ko umugore wa 4 ari uwuhe? Ese urumva umugore wa 4 ari umugore umeze gute? Mufite amatsiko? Ntujye kure, ngiye kukubwira uko umugore wa 4 ameze. Mbega umugore wa 4, ni ukuri ndatangaye, uyu waje ari igitangaza. Umugore wa 4 rero we ni umugore utagira icyo yitaho, ntamenye ibipfa n'ibikira, akaba yimereye nk'akanyugunyugu. Bene uyu yibyukira izuba ryatse, akibera mu bidafite umumaro, yirebera filime, yikundira umuziki se, yibera mu iraha nko kwambara neza no gusa neza. Bene uyu abakuru bamwita inkundarubyino. Mbega umudamu! Uyu mudamu ntazi ibipfa n'ibikira. Uyu mudamu akaba yimereye nk'akanyugunyugu bambe. Ibaze niba uri umugore umuntu areba akabona umeze nk'akanyugunyugu. Akanyugunyugu murakazi, ukuntu kigurukira, nikazi ngo karava hehe, nikazi ngo karajya hehe. Ibaze niba uri umugore umeze nk'akanyugunyugu, cyangwa se ukaba uri umukobwa umeze nk'akanyugunyugu. Niba nimvuga umugore, wikumva umugore wageze mu rugo. Iyo umugore ageze mu rugo ntabwo ari ko ahinduka. Uko wari uri umukobwa, iyo ugeze mu rugo niko ukomeza. Niba wakoraga ibyiza biriyongera, niba wakoraga ibibi biterwa n'uko wagenze cyangwa n'icyemezo wafashe. Ariko niba uri umukobwa uri akanyugunyugu, no mu rugo uzakomeza uba akanyugunyugu, uguruka utazi yiva n'iyujya. Uyu mugore wa 4 yisubireho. Nta mugore uba mu rugo atazi ibipfa n'ibikira. Nta mugore uba mu rugo ataba mu bidafite umumaro. Nta mugore uba mu rugo ari inkundarubyino. Niba uri umudamu cyangwa se niba uri umugore, ndi kuvugana n'abadamu, ndakwinginze, niba uri uyu mugore wa 4, gira ibyo uhindura. Niba uri uyu mugore wa 4, gira ibyo ukosora. Gira ibyo ukosora, uba umugore w'umutima, uba umugore utuje, uba umugore wita kuri buri kimwe. Uyu mugore rero ikintu gitangaje, ni wa mugore ubyuka akigendera uburiri budashashe. Uburiri bwawe n'umugabo wawe
bukaba budashashe, ntumenye imyenda y'umugabo wawe idafuze, ntumenye imyenda y'umugabo wawe aho iri, ukajugunyira umukozi ukituriza. Naho imyenda yumiye ntuyifate ngo uyizinge uyishyire ku murongo. Uyu ni umugore uba mu cyumba, imirayi igakubita ahantu hose ugasanga ni imirayi, muri salo ni imirayi. Kuba hagira undi ubigukuriraho uwo muntu ntiyabura, ariko n'iyo mirayi ntuzi ko ihari kubera ko ntuzi ibipfa n'ibikira. Uri wa mugore ufata imyenda y'umugabo ukayihereza ngo umukozi ayifure, imyenda y'imbere bogisa z'umugabo wawe ukazihereza umukozi ngo azigufurire. Imyenda yawe y'imbere ntuzi kuyimesa, imyenda yawe y'imbere urayirunda ukayihereza umukozi ngo ngaho mesera. None se nshuti yanjye, ibindi byose ndabyumva, ariko iyo utanze umwenda w'imbere ukawuhereza undi muntu utari wowe, utari n'umukunzi wawe cyangwa ngo abe umugabo wawe, uba wizeye umutekano w'iyo myenda utanze. Umwenda w'imbere ni umwenda dukwiye gufata nka zahabu, tukawurinda, tukawusigasira, haba umwenda wawe, haba umwenda w'umugabo. Niba umugabo wawe atabashije kuba yafura iyo myenda y'imbere ngo abashe gufura bogisa kubera umwanya mukeya, kubera kujya guhiga imibereho, kubera ko abyuka kare agataha ijoro akajya koga ntabone umwanya wo gufura, mugore, imyenda y'imbere y'umugabo wawe yiteho, uyigirire isuku, uyifure. Niba wirirwa mu rugo uyanike ku zuba, akazuba kayikubiteho, uyitere ipasi, uyizinge neza, uyibike. Burya iyo umuntu yabonye umwenda w'imbere w'umugabo wawe wawutesheje agaciro, burya na wa mugabo wawe ntabwo uba umwubaha. Ese agaciro umuha kaba ari akahe? Umugabo yambara amasogisi agasanga rimwe rirahari irindi ntirihari, ni ukwambara amasogisi adasa akajya ku kazi yimyoza, kuko wowe usigaye uryamye ntuzi ibyabaye, agenda yimyiza imoso, ntazi yava n'iyajya, abayeho nabi kuruta uko yari abaye hari umusiribateri. Ndakwinginze, amasogisi y'umugabo wawe yamese, uyanike, uyanure, uyabike. Ese ntabwo muzi ukuntu umuntu afata amasogisi umugore umwe akawuzingiramo kugira ngo utaza gutakara? Kuko iyo isogisi rimwe ritakaye n'irindi riba ribuze, nta gaciro riba rigifite. Si ukubera ko hari umuntu uba waryibye, ariko urugo aba ari runini. Aho banuriye imyenda niba utayizinga, biragoye yuko wajya ubona ibikoresho byawe uko byakagombye. Aho kugira ngo ubabaze umugabo wawe gutyo, nibura nugira bije yo kujya kumugurira ayo masogisi, mana ndavuga kugura. Ese uyu mugore wa kane utazi ibipfa n'ibikira yakibuka kugurira umugabo we isogisi ryo kwambara agiye mu kazi? Ndakwinginze, itekerezeho, ujye ukagura amasogisi, nibura ukamwereka ayo agomba gukoresha. Ndakubwiye, niba uzi ko ufite iyo ngeso, jya ugira nibura nk'imiguru ingahe wibikaho, kugira ngo mu gihe habuze isogisi rimwe umuhereza ayo yambara agenda anezerewe. Ese wari ubizi ko iyo umugabo avanye umunabi mu rugo akahava ababaye, igishoboka cyose yagikora? N'ibyo atigeze atekereza ko azakora yabikora. Ndakwinginze, ibi bintu byiteho, wiba nyiramugi iyo bigiye. Ese niba uri umudamu wikundirira iteka ukumva ko wahora wambaye imyenda mishyashya, reka tuvuge ku badamu baba basohokanye na bagenzi babo, runaka nabo mubonanye uyu mwenda nanjye ndawushaka, ariko mu by'ukuri runaka uwo mwenda yabonye ntuzi icyo umugabo we yari yakoze. Wenda yakoze cyane abona ayo mafaranga, kandi nta kindi kintu afite cyo kuyakoresha gikomeye cyane, aravuga ngo reka nguriremo umugore wanjye imyenda. Ariko wowe uri kumwe n'umugabo wawe, muri kwishyura ubukode cyangwa mufite ibindi bibazo bya minerivare, ikikubabaje ni uko wakambara neza kandi ukambara imyenda ihenze. N'iyo ufite ni mizima kandi nta kibazo ifite,
ariko kubera yuko umugabo atakuguriye umwenda, amahoro natahe, ntihagire uvuga, ntihagire ukoma. Nshuti yanjye, ndakwinginze, uyu mugabo uba uri gukorera gutyo uru rugo ntabwo aba ari urwo rwenyine, urugo ni urw'abantu babiri. Ndagusabye ndakwinginze, niba uri umugore uteye gutya, icara witekerezeho. Ndabasabye ntimuntere amabuye, ndi hano kugira ngo dufatikanye mu guhindura imico n'imyitwarire itari myiza. Aba bagore bane mbizi neza 100% ko aho wicaye uri umugore wiyumvise muri kimwe muri ibi byiciro bine, niba ari mu cya mbere, niba ari mu cya kabiri, niba ari mu cya gatatu, niba ari mu cya kane, simbizi, ariko icyo nakwifuriza ni uguharanira kuba umugore w'umutima. Erega iyo uri umugore w'umutima, naho umugabo agiye arakwirata, naho umugabo agiye uba uri ishema rye. Birakwiye ko abadamu twisubiraho, hari abadamu beza, hari abagore b'umutima. Abo bagore b'umutima nibakomereza aho, nibateshuke, nibacogore, bakomeze ba bagore b'umutima, bakomeze bamenye inshingano zabo nk'uko zikwiye, bakomeze ba ababyeyi beza, bakomeze ba abavandimwe beza, bakomeze babe inshuti nziza. Natwe dukomeze duharanire kuba umugore w'umutima. Niba uri umugore wa gatatu cyangwa uwa kane, ndakwinginze, reba umugore wa mbere ikiganiro namukozeho, wumve uyu mugore ari muntu ki, wumve ukuntu uyu mugore ari uw'agaciro, haba mu rugo ndetse no muri sosiyete. Umufite uruhande rwe ahora amwirata, ahora amwirahira nk'ishema rye, kubera ko ari umugore w'umutima. Umugore wa gatatu, ndakwinginze subireho, ugire ibyo ukosora, wumve yuko urugo rwawe ari urwawe n'uwo muri kumwe. Urugo rwawe wirufata ngo urujugunye mu bishingwe, wirunagira inyoni. Ndakwinginze, uko ukomeza kwitwara nabi, uzarangira uwo mubana aguhunze cyangwa akuzanireho abandi, atangire yiga imico mibi atagiraga kubera ko wanze guhinduka. Ndakuburiye, aho wari ugereje garukiraho. Ndakwinginze, uwo mugore w'umutima. Niba ubona utabibasha, hindura inshuti, ugire inshuti z'abagore bazima, ugire inshuti z'abagore beza, ugire inshuti z'abagore bafite imitekerereze myiza, maze bazagenda bakwigisha nawe ubigiraho imyumvire mibi, igenda uyisiga inyuma. Wa musore we, aba bagore uko wababonye ari bane, cyangwa wa mugabo we, aba badamu b'abanyantege nkeya, ndakwinginze uyimufata ngo umureke, mufashe muri uru rugendo. Wamuhisemo umukunze, umutwara umubona, ibi byose warabibonaga, umutima wawe ukakubwira ngo ese mushake cyangwa mureke. Wireke uyu mugore, mutsindagize, umube hafi, umufashe mu buryo bw'imitekerereze, umuganirize n'ubugwaneza. Igihe wabonye umwanya, umusohokane umujyane ahantu muganire, umuganirize mu ijwi rituje, ati si ibi ngibi ubona bikwiye. Communication twayiganiyeho, muyongere hagati yanyu. Ese sheri, ibi ukora ubona biterwa n'iki? Nawe urebe ngo ni imyaka ibimutera, ese bakora mu myaka yashize ntiyabikoze akaba ari byo biri kumugaruka. Wimujugunya, wimwasasa, wimuteza abantu mfite umugore w'icyohe cyangwa afite umugore udashobotse. Ndakwinginze, ntuzakoresha iyo mvugo k'umugore wawe, k'umugore wakoye, k'umugore wakubyariye, k'umugore wakunze. Mufate ikiganza, umutsindagize gakeya, bizagenda bihinduka. Ntucike intege, kubera ko uyu mugore, aba bagore bombi b'abanyantege nkeya, byashoboka ko bahinduka. Kandi ni ukuri ngo ukurusha umugore aba akurusha urugo. Ndakwinginze, wituma abantu bakumvisha ko bakurusha abagore. Haranira ko umugore wawe nawe aba zahabu agashayininga. Uwo mugore wawe haranira yuko yakubera urumuri mu mwijima.
ndabizi ko wabishobora, ndabizi ko wabishobora, ibyo mwanyuzemo ni byinshi, haba muri fiyansaye, ababateye amabuye n'ababarwanyije. Wicika intege ngo ba bandi babanga babangire urugo babone urwaho rwo kuba babinjirira ngo babatere amabuye. Natwe abadamu twisubireho, dukore inshingano zacu nk'uko bigomba. Yego ntitwazuza 100%, ariko tubiharanire tube abagore b'umutima. Nshimiye buri muntu wese twabanye muri iki kiganiro Umutima w'urugo igice cya mbere. Ni ukuri ndabashimiye cyane, kandi nshimiye buri muntu wese wumvise iyi videwo akayirangiza. Imana yo mu ijuru imuhe umugisha. Ndabakunda cyane, buri munsi nzajya mbaha ikiganiro nk'uko nabibasabye mu kiganiro cyabanje, nuko murambivuga. Andika muri comment umbwire ikintu wifuza ko twakoraho, umbwire ikintu wifuza ko twaganiraho. Ese niba uri umukobwa urifuza ko twaganira ku ki? Ese niba uri umuhungu urifuza ko twaganira ku ki? Niba uri umudamu urifuza ko twaganira ku ki? Niba uri umugabo urifuza ko twaganira ku ki? Nabashyiriyeho nimero nkoresha kuri WhatsApp, unyandikire ubutumwa bugufi umbwire ikintu wifuza ko twaganiraho. Ndahari ku bwanyu, naho nzajya ndahari. Ndabakunda cyane. Ikaze na karibu wowe muntu wakoze subscribe kuri Flavia TV show. Turakwishimiye ku muryango mugari wacu w'abantu 700 barenga. Ni ukuri turagukunda, kandi wubahwe, wumve ko uri uw'agaciro, kandi aho